study in P3 class. I study on Kigali Hill Side Academy. I have 8 years old. I'm here. What people they come to visit us. They teach us how to wash our hands. They teach us to wash like this, and then after we do like this, and then wash our fingers like this, and then like this, and like this, and then take water and then we wash. Even they teach us to be good girls and good boys, and then we have, when you are going to wash, when you are going to eat, you have to wash very well your hands, and then after you go to eat. Thank you. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Rachel Ishimwe, nkaba ndi umurezi muri iki kigo cya Kigali Hill Side Academy. Hanyuma uyu munsi turashimira abashyitsi ko mwahisemo ikigo cyacu mukaza kudusura, mukatwigishiriza abana uburyo bashobora gukaraba intoki bakagira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo bikaba bizabafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Tukaba twizeye yuko bazanagenda bakabyigisha n'ababyeyi babo, bityo iryo somo rigakwirakwira ahantu hose. Rero turabashimira ko mwemeye guhitamo ikigo cyacu mukaza kutwigisha, twifuza ko n'ubutaha mwazagaruka. Imana ibahereze umugisha.